11 babanzamo APR vs Gasogi United. Ni umukino ukomeye cyane uraza kuba uba mu gikombe cy'amahoro, aho ku isaha rwose y'isaa 12 hariya kuri Kigali Pele Stadium ibintu biraza kuba ari ibicika. Abakinnyi b'ikipe ya APR Football Club baribuze kuba babanzamo, twamaze kuba tubatera imboni, ariko kandi mbere yuko tuza kubavuga turabanza tunyure mu makuru ari kuvugwa muri ino ekipe. Ubwo rero iko sawa wakora ni ukuba wumva ikiganiro igice ntugisoze, ntabwo uraza gusobanukirwa 11 baza kuba babanzamo. Ikindi turabakangurira kugira ngo mukande kuri like aho ngaho, hanyuma mukande na subscribe, ubundi mujye muri comment hasi mutubwire uko umukino mubona uri buze kuba urangira. Hanyuma ikipe ya APR Football Club nyuma yo gukina shampiyona muri weekend ishize ikaza no kwitwara neza ikanyagira ekipe ya Polisi ibitego bigera kuri 3-1. Aba bavandimwe rwose baracyari mu mwuka w'insinzi. Ku munsi w'ejo bakoze imyitozo y'akasamutwe hariya kuri stade Ikirenga Ishyorongi. Abakinnyi bose bari bahari uretse uwitwa Richmond Ramptey, kugeza ubu ngubu utari wagaruka, utari wava iwabo, nyuma y'uko yari yerekejeyo aho yari yagiye gushyingura umushiki we mu minsi yashize, akaba yari yaratakaje mushiki we rwose. Dukomeza no kumwihanganisha tumubwira ngo Paul sana. Hanyuma abakinnyi bose bakoze imyitozo. Hanyuma ikipe ya APR Football Club birateganyijwe ko ishobora kuza kuruhutsa bamwe mu bakinnyi mu rwego rwo kuba yitegura shampiyona cyangwa se umukino karundura uri ku munsi wo ku cyumweru ku isaha saa 9 kuri stade Amahoro, abazaba batana mu mitwe na ekipe ya Rayon Sport. Ni umukino ufite byinshi cyane uvuze ku ruhande rw'ikipe ya APR Football Club ndetse no ku ruhande rw'ikipe ya Rayon Sport, cyane ko APR Football Club izaramuka itsinze uriya mukino izahita ifata umwanya wa mbere ishyiremo ikinyuranyo cy'inota rimwe. Ubwo rero APR Football Club irasabwa gutsinda Gasogi United. Gasogi match ale ikaba barayitsinze igitego 1-0, ariko ubona ko ikipe ya Gasogi United irimo irijajara, irimo iragenda rwose ikora ibishoboka byose kugira ngo ibashe kuba yakishyura igitego. Mbe mu batashye no kwiramanta bavuga bati umusifuzi yabibye, ariko mu by'ukuri Gasogi ni ikipe ikomeye cyane igikunda no kugora ano makipe makuru. Nko muri weekend yaje kuba inganya n'ikipe ya Rayon Sport. Rero murabyibuka n'umwaka ushize ikipe ya Gasogi United niyo yari yakuyemo ikipe ya APR Football Club mu gikombe cy'amahoro. Ubwo rero abakinnyi b'ikipe ya APR Football Club bagomba kwitonda. Ikindi kandi wamenya ni uko ino kipe ya APR Football Club witwa Afande CDS bamwita Mubaraka Muganga, akaba yatangaje ko iki gikombe APR Football Club ikinyotewe nyuma y'imyaka igera ku 8 itazi uko iki gikombe kimera. Ubwo rero bavuze ko uno mwaka uko byagenda kose bagomba kuba batwara iki gikombe. APR Football Club irabivuga ifite icyo ishingiraho bigendanye n'amaraso mashya n'amafaranga arenga miliyari ino kipe yatakaje cyangwa se yaspendinze ku bakinnyi muri sama, yewe nabo yongeyemo muri uku kwezi kwa mbere. Urabona ko ni ekipe ibimerita mu by'ukuri kuba yavuga ko ishaka igikombe cya shampiyona cyangwa se ishaka ibikombe byose bikinirwa imbere mu gihugu, ntabwo yaba yibeshye. Cya mbere yamaze kubigikenyereraho cy'intwari. Ubwo rero n'ibingibi nibyo igomba gukurikizaho. Ikindi kandi nanone ikipe ya APR Football Club iramutse ikuwemo ahangaha byaba ari ibibazo bikomeye cyane, igakurwamo ikazajya no ku mukino wa Rayon Sport igatsindwa hakajyamo 5 nanone, byaba bikomeje kuba bibi cyane ku mutoza Darikonovic. Ariko APR FC nabonye ejo bundi kuri match ya ekipe ya Polisi ubwo batsindaga ibitego bigera kuri 3-1, ni match koko wabonaga ko ari akasamutwe pe, yari match y'akasamutwe ubona ko kabisa abakinnyi bari mu mwuka. Uwitwa Sheikh Djibril Ouattara tazamu mushyashya ubona ko ari mu mwuka,
waje no gutsindamo ibitego bigera kuri 2 byose. So ubwo rero twihuta cyane, ikipe ya APR Football Club umutoza Darikonovic ameze neza cyane, abanyafitani biteni nyinshi cyane rwose, aragenda atsinda cyane, nubwo wenda hari aho yagiye atsinda bigoranye, ariko icya mbere ni ukubona amanota agera kuri 3. bara nicyo cya mbere, ibyo wakina byose n'ubundi nta rezilita nziza birangira n'ubundi byose ari imfabusa. uyu mukino rero Dariko ikipe ya APR Football Club ndabona rwose ibintu bimeze neza cyane. Reka twihute cyane ahubwo tujye kuri 11 ashobora kubanzamo. Ikipe ya APR Football Club ishobora kubanza mu izamu witwa Ishimwe Pierre, kugira ngo bagumye bamumenyereze cyane ko ari umwe mu bazamu barimo baragenda bayifasha. No ku mukino ubanza Ishimwe Pierre yabangamiye ikipe ya Gasogi cyane, mu mipira ikomeye cyane yagiye akuramo. Abenshi cyane batangiye no kuvuga bati uwitwa Ishimwe Pierre nta kuntu yatahabwa amahirwe kuri match ya derby, cyane ko atari n'ubwa mbere aba yikinnye. Ku bwa diri Pierre yarafataga rwose, ubona ko izamu yamaze kurikaba. ubwo rero Ishimwe Pierre byitezwe ko araza kuba ari mu izamu. Hanyuma mu mutima wa defense benshi barimo baprefera bavuga bati uso witwa Clement aho ngaho ntiyakaruhukijwe kuri no match, kugira ngo azajye kuri match ya kipe ya Rayon Sport ari fresh. Abenshi bakavuga bati rero Yunusu ndetse na Soane bajyamo bagatera match, cyane ko witwa Yunusu yari umurideri mwiza cyane, ari umukinnyi mukuru, ari umukinnyi uzi byose. ubwo rero mu mutima wa defense ashobora gushyiramo uwitwa Yunusu ndetse na Soane, cyangwa se tukabona agaruye uwitwa Yunusu ndetse n'uwitwa Clement akaba aribo bakina. Hanyuma ni probable line-up turi kubagezaho, ntabwo bivuze ko ariyo line-up 100%. Hanyuma ku ruhande rw'iburyo akashyira uwitwa Kagege, kimwe nuko ashobora kuhashyira Nzotanga akikinira. Hanyuma ku rundi ruhande uwitwa Claude nawe benshi barimo baravuga ati Claude arimo aragenda akora udukosa twinshi cyane muri no minsi. Mpamvu menya hari ingaruka ashobora kuba nta mukonkira umuntu umereza ko competition uhari. So ubwo rero Claude, ariko bavuze ko Picha ashobora kuba yahakina, nta n'umukinnyi w'umusimbura wa Claude wari muri APR Football Club, ariko Claude kapitene araza kuba ari mu kibuga, kimwe nuko dushobora kubona Picha akina. Hanyuma imbere yabo gatoya uwitwa Dawuda nkeka ko ari buze kuba habaye kuri 6, uwitwa Ruboneka akaza kuba ari ku 8 arimo ashwanyaguza. Ari benshi bavuze ati uwitwa Lamine Ba kuri no match yaruhutswa, bakazanamo uwitwa Nibizi Ramadhan, biboneka ko nawe ari umwe mu bakinnyi beza cyane iyo bahawe umwanya bawubyaza umusaruro. Ariko nanone na Dawuda ashobora kumushyira hanze ugashyiramo uwitwa Tedeo Ruwanga, mu rwego rwo kugira ngo abakinnyi bandinde ibintu by'umunaniro cyane kabisa. Cyane ko ari imikino irimo iragenda iba yegeranye cyane rwose. Ibyumweru 2 bamaze guteramo match zigera kuri ubwo bazaba bateyemo match zigera kuri 6 nibakina na match ya Rayon Sport, kumva ko ni match nyinshi cyane. Hanyuma ubwo Nibizi Ramadan ashobora kuza kubanza ku 10. Hanyuma kuri attaque ni Cheikh Djibril Ouattara ushobora kuza gusimburwa n'uwitwa Mamadou Si. Hanyuma ku ruhande nawe bavuga ati aba bakinnyi yaba Denis Kiwanuka, yaba Denis Omedi ndetse na Kim Kiwanuka, bose baje ari abakinnyi basanzwe bakina mu gihugu cya Uganda ndetse banakina n'ikipe y'igihugu, baraje bahita bakomerezaho muri uwo mujyo. Nabo bakwiye igihe cyo kuruhuka, wenda kuri no match bakaba baruhutswa, kongera ugashyiramo wenda uwo muzungu, ugashyiramo n'uwitwa Gilbert Barafinda, cyangwa se ukaba washyiramo uwitwa Omedi, cyangwa se ugashyiramo Kiwanuka,
urundi ruhande ugashyiraho uwitwa Muzungu cyangwa se ukabanzamo Omedinho, ariko benshi numva bari guhuriza kuri Omedinho, wabanza hanze akaruhutswa agashyirwamo uwitwa Muzungu akabasha kuba yatera. Kubura ngo uwitwa Kiwanuka abenshi cyane bamaze kubibona bavuga ko nta hantu atandukanye n'uwitwa Barafinda, ngo bose bajya gukina ibintu bimeze kimwe. Omedinho wamaze kuba kombeka abafana, uwitwa Djibril Cheikh Ouattara akomeje nawe gukora cyane kugira ngo arebe ko yakemeza abakunzi b'ikipe ya APR Football Club. Iyi ni match basabwa gutsinda kugira ngo bagume muri uwo mwuka w'intsinzi, koko bagumye bitegure cyane. Kumva no mukino uraza kuvaho, bitegure ku munsi w'ejo kuwa kane, hanyuma kuwa gatanu nabwo bazakora imyitozo, kuwa gatandatu bakora utwitozo tworoheje, hanyuma ku cyumweru urugamba ruzambikane. Hazaca uwambaye ndakurahiye kuri iriya match, kuko none na match igiye kuba amakipe harimo amanota agera kuri 2. Ikipe yari yose yatsinda hariya ishobora kugira byinshi cyane ikuramo, harimo nko kuba ikipe ya Rayon Sport ishobora kuba ishyiramo amanota agera kuri 5, harimo kuba ikipe ya APR Football Club ishobora guhita ijya imbere ya Rayon Sport ifite amanota agera kuri 5. Ku ruhande rw'ikipe ya APR ya Rayon Sport birakomeye cyane, ishobora gutakaza biramutse bitagenze neza ku munsi w'ejo kuri Gorilla, ukasanga ivuyemo, ugasanga APR yatsinze igiye imbere. Abenshi batangiye kuvuga bati umwaka wa Rayon Sport ushobora kuba uri guhita uba blanche, karanya nta gikombe na kimwe itwaye. APR nayo rero yakaniye bikomeye, match ibanza byarangiye ari ubusa ku busa, abantu basohoka bari kwiciraguraho match, kibona ko batishimye nyine, nta n'umwe nyine uri kubona uri kwishima ku wundi. So ubwo rero uno munsi mureke tubanze twigire hariya kuri Kigali Pele, tubanze tujye gushyigikira ekipe ya Nyamukandagira ikibuga kikasa imitutu, tuyibe hafi nk'uko mumaze iminsi muno muragenda mubikora rwose. Mwirengagiza ibindi byose byo kuvuga ngo umutoza Dariko byagenze gutya na gutya. Mwibwi icyo musabwa ni ukuza ku kibuga mugashyigikira ekipe yanyu nk'uko bahora babibakangurira, hanyuma ibindi byo rwose ndumva turi buze kubirebera hariya. Reka ngushimire we wakanze like, reka ngushimire we wakanze subscribe, reka ngushimire kandi wowe wagiye muri comment ukatubwira ukuntu umukino uri buze kurangira. Amahirwe urahiye ekipe hagati ya APR Football Club ndetse na ekipe ya Gasogi United. Raza kuba ari ibicika pe, raza kuba ari ibicika, ako benshi ndabona bari mu mwuka wa deribi mu by'ukuri. So ubwo rero reka ubwo turaza kugaruka nyuma ya match twanariza tureba ukuntu match yagenze, ibindi tuze kubirebera hamwe nyine mu biganiro byacu biri buze kuza. Ubwo bitwa Bambawoma bamaze kwiyakira muri APR Football Club ko bikomeje kwanga, abakinnyi batandukanye rwose umwanya ukomeje kugenda uba muke, hano ko Mbawoma nta gihindutse rwose. Nari no muri sezo ya nyuma urabona ko uno mwaka nuramuka urangiye uwitwa Mbawoma rwose azatandukana na ekipe ya APR Football Club nk'uko n'abandi banyamahanga bagiye bayivamo. Gusa urebye nyine abandi banyamahanga barabona ko bari kugenda bagerageza. Ubwo ba Engineer Tadeo Rwanga babuze umwanya, si uko yabuze umwanya kubera ko ari umuswa Engineer Tadeo, buriya muri faze ari n'umwe mu bakinnyi bafashije ikipe ya APR Football Club hariya kuri nimero 6. Ubwo abandi bo bakomeje kwirira amafaranga ni ba Forodwari bakomeje kuyayikenya bitonze. Bayizo dushobora kubona uwitwa Pichu nawe ushaka kuza guhabwa umwanya cyane ko kuri match yeruka yari yahawe umwanya ariko anitwara neza pe, yari yahawe umwanya anitwara neza, ubona ko ari kugenda agarura urwego akaba Pichu twari tuzi mu ikipe ya Kiyovu Sport.
ubwo rero mukomeze mugubwe neza cyane twongere mu biganiro byacu bikurikira, bashyi.